umushumba ariko nta n'ubwo umushumba uri igishumba nimushake munanje kangahe ni n'ukuri nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho nawe ya rwose nta rupasiteri umupasiteri muzima ntasambana igisambana bari igipasiteri nubwo banyita amazina ushaka nandi muyita nta muhanuzi wo gusambana none abenshi mufite abana nta n'imbaraga mufite zo kubisobanurira abagore mwashatse ye baba we yemwe baririmbyikazi ndabwira igitsina gore n'abadiyakoni harimo abahetse abana bataraba abagabo ijisho ry'uwiteka ryarabibonye bituma imana iza nk'igisimba igwiruse kubw'ubwo busamba abenshi mwakuyemo inda bari kwiyita abakobwa muri abicanyi muri indaya imana ije nk'igisimba igwiruse wowe uraje uvuye iyo ngiyo ntabwo tuzi iyo uturutse ngo baguhaye kuyobora papa uri umujya muri umukobo uri umuniga nawe ubwawe urabizi rimwe no wakubwira ngo usenge iminsi 3 ntiwabishobora none uri umushumba we yahe matungo aho ntugira ngo ikiremwa muntu ni inka ni amatungo ni ingurube ni ihene aho imana ije kubikurikirana umuntu wese wicaye kwa iriya ntebe atabiherewe uburenganzira n'ijuru igiti imana itateye cyose ije kukirinda bindi musabatanze n'ibindi bashyiraho ibikomangoma imana atari yo yabikoze ariko imana ije gukinga isengero kandi yambwiye ngo noneho nizikinga urufunguzo ndarwibikira zitahanukure ntiburushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hagize ubugingo kubw'ibyo mwinshi isezerano n'indahiro mwari mwararahiranye n'imana bapasiteri muribuka murahira imana babimikisha amavuta yuko mutazanwa n'ibihembo aho bazabashyira hose nta rubanza none se ubu niko biri ubu biracyari ukuragira umukumbi cyangwa muri bije z'amafaranga muri aha badiyakoni mwagiye muhangara gufata abahanuzi b'imana ninde wafata perezida wa repubulika akamucecekesha hariya yagubwa neza mwibuke ko mwazaniye imivumo benshi ingo zanyu ababakomokaho n'imiryango yanyu muzi ko ari imikino bafate amategeko tarifitiye twagenderagaho kubahaga imana kandi burya nta n'igihugu kitagira amategeko kugira ngo no mu muco wacu w'abanyarwanda tugira kirazira uzajya ubisanga mu ntara no mu turere hari aho banditse ngo kirazira bene data natwe ku bagenzi bajya mu ijuru twagiraga kirazira mu rwego rw'itorero ariko uyu munsi wa none hari ibyagiye biziruka bitewe n'indamu n'ibyo abantu bagamije mwishe isezerano mwari mwarasezeranye imana kuyikorera icya mbere ari ukwita ku muntu mwugeza ku isi ariko ubu ntabwo icyerekezo ari umukumbi icyerekezo ni kashi nicyo kibazo kabiri ikindi umuntu yakora ibyaha yakwica yaroga yasambana icy'ingenzi ni uko bazanira amafaranga nta kindi kigamijwe ni amafaranga ese muri kureba nubwo mwayakurikiye abahaye amahoro mwari muzi ko intebe zanyu abenshi umwuka w'imana yasanze zigakanyereka ziteye mu marimbi abenshi bari kurigitana nazo ari intebe zuzuye zimeze nk'izisize amazahabu ariko si ibyubahiro ikibabaje bamwe bararigita za ntebe agasibangana abandi nabo babona za ntebe bakarwanira kuza kuzicara ntibamenye ko ari ibibajyana mu rugo mu gihe cyose mutari gukora ibyo databuja ashaka muri gukora ibyo abantu bashaka ntimwumvire imana ni ukuri muzabura guhura n'amahoro niba uzi ko uri kujya mu ijuru utandukana n'amahoro tandukana n'ubuhutu amazuru avamo ibimwe kote mbere nta buhutu n'ubututsi ariko iyi minsi ya none kugira ngo baguhe inshingano bamwe hari aho ugera ugasanga ni amazuru iyi mazuru yabaye amazuru niba ari umutu riravano rikagera iriya hakurya harya ayo mazuru mwimitse mu biti
bakaguha ubudiyakoni rizakora ku rusengero uzarikora. Imana irani yakubita igiti ibyo rizuru mwimitse rizabashwanyagurikiraho. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Imana irema Adamu na Eva. Abahutu babumbwe ryari? Abatutsi babumbwa ryari? Muwuhe mwaka? Igitabo kigaragaza abahutu n'abatutsi igihe babumbiwe ni hehe? Ko muri gupfa ubusa iraje nk'igisiga igwiriye urusengero itunguranye mu buryo mutatekerezaga. Ngaboneraho kubwira abaririmbyi, Imana irababaye kubw'ubusambanyi bwuzuye mu makorari. Imana irababaye we, Imana irababaye kubw'uburaya bwuzuye mu makorari. Irababaye kubwo kugambanirana mukamena amaraso atariho urubanza. Ese Imana irimbirwa n'abakire gusa? Hari amakorari yasinye yuko umuntu adafite amafaranga atakwinjiramo. Yemwe baririmbyi, Imana izabahembera. Aho ndimugira ngo ni ugucuranga ibyuma. Misiyo ni ukugura ibyuma. Nimushaka ingingo zarengera imirimo. Ntibiteye isoni kubona korari igihugu cyose cyuzuye amakorari, nta n'imwe yavuga ngo reka tujyane byibuze n'umuneke kwa muganga. Mu nzu z'imbohe muravuga Yesu wo ku munwa gusa, nta bikorwa. Mwibuke ko yigeze kumbwira ngo Abanyarwanda bazasura kugeza ubwo umusasage yayo basaya kongera kubera inzara. Kandi yarabyangiza izakabona abategetsi bakomeye izaha ariko abubaha Uwiteka, abo bose bakumvira Imana ifite uko irabigenza. Yesu databuja nzamukorera mu myaka 10 byose ikarengera Abisirayeli. Ni nako abantu bayitonyeho. Imana ifite uruhisho rwayo. mazi imirimo yo mwisajyampa ni nyirakiza aza mpamagara ageze mu ijuru. Yesu databuja nzamukorera ndacogora mwizubuno n'urukundo mfitiye. mazi imirimo yo mwisajyampa ni nyirakiza aza mpamagara ageze mu ijuru. Ugazahamagara amazina yawe yose mu gitabo Data mwiza kandi abonekera mu matwi bose. Uwiteka nyiringabo haboneka impinduka. Ugabanye kuribuka kwa benshi wongere gukizwa. Ugamburiza iby'umwanzi aba yagambiriye. Mana Data, izina ryawe ryonyine gusa aba ari ryo ryubahwa mu isi y'abariho abazima n'abapfuye. Izina ryawe ryubahwe ndetse n'ikuzimu ryubahwe. Mu ijuru ho risanzwe ryubahwa ariko nta no mu isi izina ryawe muraho yemwe. Nereze Chantal nagarutse naherukanaga namwe bene data bari hirya no hino mu gihugu cyacu Rwanda, ibihugu by'abaturanyi Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda, Afurika, muri za Zambia, aho hose muri Amerika ndabasuje cyane. Muraho mu Burayi, muraho munsi mwiza uzuje abakijijwe bo mu isi bose baza mwitaba abakuranirije ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose baza mwitaba abakoranirije mu ijuru rye. Ugazahamagara amazina yawe bose mu gitabo
bishe isezerano ryanjye bakica amategeko yanjye bazandagira bati imana yacu twebwe abisirayeli turakuzi twebwe abisirayeli turakuzi isirayeli yataye ibyiza nawe umwanzi azamuhiga bimitse abami ntabitegetse bishyiriraho ibikomangoma ntabizi biremeye ibigirwamana mu ifeza yabo n'izahabu bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho zabamari nanjye sinzahurayo itorero washyira impanda mu kanwa azaza nk'igisiga abwira urusengero rw'uwiteka imana yambwiye ko igarutse ku itorero kandi ije nk'igisiga kije kikaza ku nzu yawe ntabwo kikumenyesha kiza nk'itunguranye n'imana nuko ije nk'igisiga itunguye itorero yigeze kuba ubutumwa ibwira ko insengero zikirwa ntabwo yigeze ibwira yuko zakina cyakoze muri ibi bihe yanganirije igisanze mu nzozi imana imbwira ko bavumbuye imfunguzo z'ijuru barazivuga imana irabareka reba ko we harabihinduka bose mwarakinguye murabizi atese ubwo izikindi wari wavangiwe nanjye narasenze maze imana ngo ko benshi bambwira ngo ko zafunguwe imana irambwira ngo ni ukuri ntabwo ari jya uwiteka wakinguye n'abana b'abana ariko ndabaretse urebe ko bakwisubira akagira impinduka yaje nk'igisiga wira urusengero kubwira imana irambwira ngo uko yari yazikinze bwacu ukabasha kubona izunguza mukazicura mukongera mugakinga uwiteka yiyizi yemwe matorero imana yera yo mu ijuru iraje igarutse gukinga isengero ntabwo nzi umunsi cyangwa ukwezi sinzi n'umwaka wenda wasanga ari kera ntawamenya ariko imana ije gukinga isengero kandi yambwiye ngo noneho nizikinga urufunguzo ndarwibikira mfite ahantu kure ntiburushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera ngira rushyira imuhengeri nuko ahangaha wiri urusengero rw'uwiteka kuko bishe isezerano ryanjye bakica n'amategeko yawe ndabwira aho mbarizwa mwibuke isezerano barokore ba pantekote ADP mwasengeraga mu kuri no mu mwuka mugaha imana umwanya imana ikabereka inzira mukwiriye gucamo mwari mwaragiranye isezerano rikomeye cyane yuko muzayizanaho abantu yaje gutungurwa nuko aho kuzana abantu mwahindutse intumwa z'amafaranga boshya abasoresha insengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo kubw'ibyo mwishe isezerano n'indahiro mwari mwararahiranye n'imana bapasiteri muribuka murahira imana babamimikisha amavuta yuko mutazanwa n'ibihembo aho bazabashyira hose nta rubanza none se ubu niko biri ubu biracyari ukuragira umukumbi cyangwa muri bije z'amafaranga imana ikambwira ngo mbabwire ngo bishe isezerano tugeze ku rwego imana ivuga umuhanuzi uvuze agahura n'akaga imana imunyuzemo kandi ryaritwa itorero ry'umwuka ese ubu noneho ni itorero ry'iki niba mudahaye umwanya urubuga ngo ikoreremo rimwe na rimwe abahanuzi bagahura n'akaga mugatera amabuye abahanuzi babatumweho abandi mukabicisha ubu noneho imana igarutse murabigenza ute ko itari butume igiye kuyiza mukibonanira muri aha badiyakoni mwagiye muhangara
gufata abahanuzi b'Imana ninde wafata perezida wa repubulika akamucecekesha harya yagubwa neza mwibuke ko mwazaniye imivumo benshi ingo zanyu ababakomokaho n'imiryango yanyu muzi ko ari imikino twikomereze kuko bishe isezerano ryawe ngo bakica amategeko yawe bapantekote mwibuke amategeko twari dufite bazaburira mu ijuru bubahaga Imana kandi burya nta gihugu kitagira amategeko kugira ngo no mu muco wacu w'abanyarwanda tugira kirazira uzajya ubisanga mu ntara no mu turere hari aho banditse ngo kirazira bene data natwe ku bagenzi bajya mu ijuru twagiraga kirazira mu rwego rw'itorero ariko uyu munsi wa none hari ibyagiye bizirwa bitewe n'indamu n'ibyo abantu bagamije mwishe isezerano barimo arasezeranya Imana kuyikorera icyambere ari ukuta kumugeza kuri Kristo ariko ubu ntabwo icyerekezo ari umukumbi icyerekezo ni kashi nicyo kibazo kabiri umuntu yakora ibyaha yakwica yaroga yasambana icy'ingenzi ni uko abazanira amafaranga nta kindi kigamijwe ni amafaranga ese muri kureba nubwo mwayakurikiye abahaye amahoro mwari muzi ko intebe zanyu abenshi umwuka w'Imana yasanze zigakanyereka ziteye mu marinda abenshi bari kurigitana nazo ari intebe zuzuye zimeze nk'izisize amazahabu ariko si ibyubahiro ikibabaje bamwe bararigita za ntebe agasibangana abandi nabo babona za ntebe bakarwanira kuza kuzicarisha ntibamenye ko ari ibibajyana mu gihe cyose mutari gukora ibyo data w'ijuru ashaka muri gukora ibyo abantu bashaka nimwumvire Imana ntimuzabura guhura bishe isezerano bicana amategeko bigeze ku rwego rwo gushyingira abageni tugeze ku rwego umuntu akora agashaka umugore wa kabiri itoro rigasibanganya kubera amavuta ibyategetswe umuntu agahabwa inshingano mwari muzi ko kera umuntu yajyaga ahabwa ubudiyakoni Imana yarabanje no kubivugaho igahagurutsa n'abahanuzi ikabyemeza akaba ariyo yimika umuntu akaba pasiteri ari Imana yamwimitse none ubu turashyiraho ngo amashuri hari kwimikwa amashuri umuhanuzi Yeremiya yaranditse ibicumuro 90 ngo abanyabwenge baramwaye abiyita abanyabwenge kandi baravuga ubwenge bubarimo ni bwenge kisa ni gute muragira umukumbi ingo zigasenyuka buri munsi mu birebire ubusambanyi bukaba bwinshi mu makorari ukagira ngo misi yigamijwe ni ukugura ibyuma no guceza umuziki gusa ni ukugura amanifomu harya ku munsi w'urubanza nibyo muzamurikira Imana mujya mwibuka ko ibi bintu muzabibazwa ibi bintu mujya mubitekerezaho ko ibi bintu bifite iherezo harya koroniza yabanje kubateguza ntabwo twibutse indege zahagaze mu kirere imodoka zibwiriza guhagarara amato arahagarara si inkono n'ibicurane byahagaritse amaraso abantu tukabura umutekano ako si akamenyetso gato yemwe abatuye isi mwabonye none kuki wumva ko ubuzima buzakomeza gutyo gusa bishe amategeko ni gute waba uri umukirisitu bakagushyira muri kompasiyo ukarigisa imitungo y'ivu ukandikamo abana bawe kwandika imfubyi abana bawe ukabahindura imfubyi ukiyica n'umugore wawe ukamwica harya urumva abo bana uri kubasabira umugisha uragira ngo abo bana hari amahoro hari undi mugisha bazagira uretse imivumo y'amarira yazapfubye y'abana bazandushye niho benshi abantu bananira bagahinduka n'ibiraro kandi ntacyo wabikoraho kuko ababyeyi mwarangije kwiyica mu buryo bw'ikomereza ahangaha havuze ngo kuko bishe isezerano ryanjye bakica amategeko yanjye
bazanakira bati mana yacu twebwe abarokore abisiraheli turakuzi. yewe abantu benshi bajya bavuga bagakajya ngo imana yicaye ku ntebe y'imbabazi yicaye uri iyo ntebe niba ihagaze urabizi uzi ko n'ibizima bine bitemererwa kureba imana mu maso. aho ugira ngo iyo ntebe wapfa kuyireba y'umuriro wapfa kuhareba. uzi ko na Mose yasabye kureba imana ikamubwira ngo uramutse umbonye wapfa. none ni gute muri kwihesha amahoro ejo rero muratatse ngo imana ngo twebwe abisiraheli twebwe abakirisitu abarokore turakuzi. hari icyo bita amatakirabuye akaga kaje. bene data nshuti za kirisito ahangaha imana ntinejejwe no kurimbuka kwayo. imana iri kumbwira ngo yemwe bantu mwitirira izina ry'uwiteka yaba bavugabutumwa mwagiye mukora ibyangwa n'amaso y'imana. niba uri kumvira ijwi aka kanya usabwa kwiyarura ukatura ibyaha. bantu mwagiye musambana ndetse mukabyara hanze mu nshoreke nimwiyarure kuko uburakari bwose bw'uwiteka bugiye kubamanukira. nta kabuza mushumba ariko nta n'ubwo uri umushumba uri igishumba nimushake munance kangahe ni n'ukuri. nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho nawe ya rwose nta rupasiteri. umupasiteri muzima ntasambana. igisambana aba ari igipasiteri nubwo bagita amazina mushaka n'andi muhita. nta muhanuzi wo gusambana. none abenshi mufite abana nta n'imbaraga mufite zo kubisobanurira abagore mwashaka. ye baba we yemwe baririmbyi ndabwira igitsina gore n'abadiyakoni harimo abahetse abana bataraba abagabo. ijisho ry'uwiteka ryarabibonye bitumye imana iza nk'igisiga igwiriye urusengero kubw'ubwo busambo. abenshi mwakuyemo inda bari kwiyita abakobwa muri abicanyi muri indaya. imana ije nk'igisiga igwiriye urusengero. muzanye akaga mu gihugu muzanye akaga ku batuye isi. bazanakira bati imana yacu twebwe abarokore turakuzi. usanzwe ugira imbabazi utinda kurakara. harya bakubise umwana wayo itareba. yewe abantu bakina n'iyi mana baragira ngo irakinishwa. muribuka Yesu ari muri Getsemani avuga ngo data iki gikombe kintege. harya imana yaramuretse kiramurenga yarakigotomeye yambikwa ubusa mu ruhame rw'abantu arafungwa arakubitwa yambikwa amahwa. hari naho yasetse ngo data harya byatumye imana yururuka. mutinye imana itararwaniye kuri Yesu Kristo umwana w'Imana. itararwaniye izarwanira kuri wowe. no ngo mana yacu twebwe abisiraheli turakuzi. ngo Isiraheli yataye ibyiza. ndibuka ngikizwa amaparuwasi za Nyarugenge bafataga amasengesho mugasasa ibirago n'intebe mukumva mudakeneye no kuzicaraho mukarambya mukatura ibyaha mu ruhame. none reka data ni mu matwi kubera ko abenshi buzuye ibizira ibiganza byabo byuzuye amaraso. ntimwahangara kwatura kubera iki? kuko benshi mufite ipfunwe n'ikimwaro kuko ibyanyu bigiye hagaragara. ni ukuri ntabwo mwabona inzira yo kunyura. niyo mpamvu habayeho intebe ya penetesiya yaje mu kirokore. abenshi ni ugutwikira kubera iki? ni ukuri nta nzira mwabona yo kunyuramo kubera ibintu mwicaranye kubera ibintu mutindikiriye. ndibuka rwose za rubonobono bibari mwicara hasi ku karago mukamara iminsi 3 umwuka w'Imana kururuka abantu bagasenga mubatizwa mu mwuka. ariko usomo hari n'umupasitori wabyemera ko bibaho. abenshi ari abamanyura amazi. Isiraheli yataye ibyiza. Pantekote abarokore babaga bakundanye buzuye urukundo. none muzuye amoko. abenshi ni abajyama ni abahutu abatutsi ni abatwa. ye baba we muri abazigaba muri abega. nakurikiranye iby'aya moko ngo y'abazigaba abasinga abega ngo numva n'ibibahagarariye mu kubikurikirana. yego niba ngo abega bahagarariwe n'igikeri. buriya niba ukikintu umwega urumva ko nuhura n'igikeri uzaga igisubizo ati muraho banyakubahwa. umuntu ukikibara mu moko uri
kure y'ubwami niba ukikibona nk'umusinga hafi aho ngaho niba uzi ko uri kujya mu ijuru utandukana n'amoko y'isi utandukana n'ubuhutu amazuru avamo ibimwe pantekote mbere nta buhutu n'ubututsi ariko iyi minsi ya none kugira ngo baguhe inshingano bamwe hari aho ugera ugasanga ni amazuru amazuru yabaye amazuru niba ari umuturira abantu rikagera iriya niba ari umututsi rigera iriya hakurya harya ayo mazuru mwimitse mu miti bakaguha ubudiyakoni rizakora ku rusengero uzarikubwira hasi imana irani yakubita igiti ibyo bizuru mwimitse bizabashwanyagurikiraho ubwami bw'imana si ubw'amagambo irema imana irema adamu na eva abahutu babumbwe ryari abatutsi babumva ryari muwuhe mwaka igitabo kigaragaza abahutu n'abatutsi igihe babumbiwe ni hehe ko muri gupfa ubusa ahubwo wasanga mugira n'isano mwebwe munavukana ugasanga uri kwica so wanyu ugasanga uri kwica uri kurwanya nyokorome uramuhiga kubera umubisha ari we satani yemwe abigisha b'amadini aho kwereka abantu ko satani ari umugome mwarabutwikiriye ahubwo muri kwereka abantu ko ubwabo ari bo bagome mugategana iminsi aho kugira ngo mukangurire abantu gushaka ubwami bw'isi yemwe abanyamoko ubwami bw'imana bubari kure ntibishoboka ko wakwinjiramo waba umushumba waba uri bishopu ntabwo uzinjiramo uri umunyamoko keretse abatandukanye ibyaha by'umunsi ahangaha ngo Isiraheli yataye ibyiza nawe umwanzi azagwira niyo mpamvu nta mahoro muri iki gihe cya none byerekeranye n'urugendo rujya mu ijuru huzuyemo ibintu byinshi bwo guta umuco mwiza wa gikristo ko twarinjiramo bituma umwanzi atugenda uko abishaka ariko mubizi twikomereze ku murongo wa kane imana iravuga ngo bimitse abantu ntabitegetse aha hantu iri jambo ubyumva abyitondeye umwuka uko yabimbwiye ngo bimitse abami ntabitegetse bishyiriraho ibikomangoma ntabizi imana yantumye ngo mbwire umuntu wese wahawe inshingano atarazihawe n'ijuru ngo igiti cyose imana itateje kugira ingurane iraje ku itorero ije gusukura igiti cyose imana yera itateye ije kukirinda uko byamera kose wowe uraje uvuye iyo ngiyo ntabwo tuzi iyo uturutse ngo baguhaye kuyobora paruwasi uri umujyamu uri umukoboyi uri umuniga nawe ubwawe urabizi nawe wakubwira ngo usenge iminsi 3 ntiwabishobora none ngo uri umushumba we yahe matungo aho ntugira ngo ikiremwa muntu ni inka ni amatungo ni ingurube ni ihene aho imana ije kubikurikirana umuntu wese wicaye kwa iriya ntebe atabiherewe uburenganzira igiti imana itateye cyose ije kukireba bimitse abatambyi ntabizi n'ibindi bashyiraho ibikoma imana atari yo yabikoze ibyo rero biteye imana kugaruka n'igisigo kubwira ubutumwa imana yarambwiye ngo iragarutse ije gufunga isengero iraje irazifunze yaberetse ino abantu murasakuza ngo byakomeye byacitse imana ije kubereka ikirenge cyayo murabigenza mwibeshurira ikirenge ko ari ino mwabonye biragenda biti imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo yavuze konje ariko ari ibitararutse harya telefone zabonye iraje nazo izihe konje hari abatarigeze bajya muri guma mu rugo imana ije kubashyira muri guma muruhuke yemwe n'abaganga babona akaruhuko iraje nk'igisiga igwiriye urusengero ije itunguranye mu buryo butatekerezaga nkaboneraho kubwira abaririmbyi imana irababaye kubw'ubusambanyi bwuzuye mu makorari imana irababaye we imana irababaye kubw'uburaya bwuzuye mu makorari irababaye kubwo kugambanirana mukamena amaraso atariho urubanza ese imana irimbirwa n'abakire gusa hari amakorari yasinya yuko umuntu adafite amafaranga atakwinjiramo yemwe
yemwe baririmba Imana izabahembera aho nimugira ngo ni ugucuranga ibyuma misiyo ni ukugura ibyuma nimushaka ingingo ibarengera biteye isoni kubona korali igihugu cyose cyuzuye amakorali nta n'imwe yavuga ngo reka tujyane byibuze n'umuneke munzu z'imbohe muravuga Yesu wo ku munwa gusa nta bikorwa Imana yo mu ijuru yambwiye ngo abaririmbyi mwibuke guhamagarwa kwayo byaba biteye agahinda n'imvune mugira mu murimo w'Imana ariko abenshi mumeze nk'abaherekeje umugeni muzarebe umugeni n'umukwe aba ari abantu babiri ariko abamuherekeza usanga benshi ari ubushyo kandi igitangaje umugeni nubwo waba usanzwe umuzi n'ubwo mwamubana mu nzu kuko ari umugeni uwari wese aba akeneye kumureba ariko igitangaje ari umukwe ari umugeni bose baba bitonze nta jambo baba bafite iyo bababwiye ngo mwicare baricara muhaguruke barahaguruka babigirizaho ariko isaha zaba saa yine igicuku kije ijoro rije umukwe afata ijambo atitaye ko uri nyirasenga w'umugeni waba utaha mu kindi gihugu waba utaha mu ntara ya kure nta tiku ufite aravuga ati nyese musohoke agwamuza nawe ati ndarara hehe ko ndi nyirasenga w'umukwe aravuga ati mushaka urare muri borudiri ibyo birakureba icy'ingenzi nari nkeneye ni umugeni wawe igihe kirageze Yesu aje gutwara umugeni we kandi mugeni nawe witegure wiboneze kuko utunguwe no kuza kumwe Imana ibishimira nuko rero abwira abafite inshingano ushaka kuyobora na groupe y'amasengesho yewe Imana ije kukubaza ngo wayoboye ngo wabagirije ntabwo Imana yabatumye kwigisha amazu n'amamodoka yabatumye kudutwara rubanda bahanuzi ntiyabatumye kurya imitsi ya rubanda gukangisha abantu ngo nutatangaye amafaranga ngo Imana irakwica ngo ngozana amafaranga ngo ubwire kanyarira ngo ngutangire igitambo ngozana ngo miliyoni zingahe wabona ari nimero yo hanze ni ukuri kose abesha amafaranga agiye kubapfira ubusa ndabwira hano iwacu Imana yarambwiye ngo kwambara neza bigezweho gutunga amazu n'amamodoka bigezweho ngarika imbere byose bigiye guta agaciro tunga amafaranga menshi ku makonte abenshi mugiye kubura icyo muyamaza ayo mafaranga agiye kubabera imfabusa umuhungu umushinga ugiye gutera abandi abagore mwanitse ibibero n'abakobwa mwaranitse muhumure Imana yera yo mwijurije ku bana muhumure Imana ije kwanura ibyanditswe byose yego tugiye gusenga ubwo impanda z'uwiteka zizavuzwa sinareka kubwira ababatinganyi baje urya munsi mwiza utuje abakijijwe isi bose baza mwitaba abakora uri kubwira mugenzi wawe navuga batinganya abantu bakabira ibyari ni abagabo basambanya abandi bagabo ni abasore bari gusambana n'abandi basore ku buryo umusore mugenzi wawe akubona akakushije akagira ubwoba harya ngo uburenganzira bwanyu burahari yewe waba muri Amerika aho muri hose Imana yo mu ijuru ni yewe mwibuke iri jambo rivuga ngo Imana irakomeye nta hantu Imana itagera ibasha no kukurasuma muri Burayi ukakugeraho kandi mwibuke ko yicaye mu ijuru ntabwo ari ngombwa ngo aho waba uri hose isi irayikontorora n'akantu gato cyane batinganyi yemwe uzi ko namenye ko gisirwa habaho n'abantu bitirira Imana bari abapasiteri bitingana abo Uwiteka bamanuriye inkota mu mutwe kuko hari ibintu Imana irambiwe Imana imanuye ibyorezo Imana imanuye ibyoreza amakuba ku batuye isi hari ibyaha yahaze Imana hari ibyaha yahaze Imana imanuye inzara mu gihugu cyacu iyi nzara mwibuke ko yigeze kumbwira ngo abanyarwanda bazasoza kugeza ubwo azajya yayo wasaye kumbwira nanjye sinzahurayo uwo munsi hazazurwa abapfiriyemo niwe bave mu bituro umucunguzi
bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo mu myaka 10 byose ubwo ikarengera abisirayeli ni nako abantu bayitoryeho imana ifite uruhisho rwayo ariko imana igarutse ije nk'igisiga mu bintu igwiriye n'urusengero ije muziki kuko yashatse gukoresha ziko nzumva izina ryanjye nitaba ziko niwe gitare gitangaza amahanga yose y'abari mu isi niweho mbaraga z'imirizi niwe bwugamo bwacu niwe ntare yo mu muryango wa yuda ukaba igishyitsi cyo kwa dawidi yesu databuja nzamukorera nshacogora iz'ubuntu n'urukundo afite abaguye ubegure abasinziriye ubagaruka ku itorero ryawe mana data wongere ukangure abantu bawe ntabwo twifuza ko barimbuka ariko data niba tukugiriyeho umugisha tabara ubugingo bwa benshi kuko burimbutse kandi amaso ya benshi arahumye nta mbaraga zo kubireba kuko benshi bari kuramya ibigirwamana abandi bakaba bari kubararira ibidafite umumaro ndakwingize ngo wongere ukangure ubwonko bw'abantu bibuke ko mu ijuru hari kandi kutabaye mu izina rya Yesu amen.